Yes, ibi byiza mwe mwese mwamaze gukanda subscribe cyangwa se sabone kuri Region Info. Mbahaye ikaze mbifurije kugubwa neza nyaboneka kuri tariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Harabura rero icyo nakwita nk'amasaha makeya kugira ngo tugere mu kwezi kwa kabiri ku mwaka w'ibihumbi 2026. nta kwezi kugira itariki 32 yaboneka, ubwo murumva ko twamaze kugera ku itariki ya mbere plutôt ku itariki ya nyuma y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. ari nako rero twinjira mu makuru ku buryo bugezweho kandi bwiza cyane, aho tuba tuganira rwose 5 muri mu mirimo igiye itandukanye, tugenda tubakurikirana ndetse turabagezaho amakuru 5 ariko nanone kuba dukurikiranye batari mu mirimo imwe n'imwe, namwe reka mu by'ukuri mbahe ikaze, mbonera kubifuriza kugubwa neza abaza kwerekeza mu mirimo yabo mu masaha ari imbere. Namwe ntago twigeze tubibagirwa habe na busa. Ntizimbye mu magambo, reka banze nsuhuza abantu bari mu gihugu cy'u Burundi mudukurikiranye, nsuhuza abantu bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nsuhuza abantu bari mu Rwanda, nsuhuze abantu bari muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi mu bihugu bigiye bitandukanye. Mwese mudahwema kutugaragariza ko mudukurikiranye kandi mudukunda cyane. Abakunzi ba Bosco by'umwihariko mwese mbahaye ikaze hano kuri Region Info, ndetse n'abakunzi b'amakuru by'umwihariko ntago twigeze tubibagirwa no munsi wa rimwe. Sasa rero inkuru dukesha igitangazamakuru Jeune Afrique iravuga ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibibazo by'umutekano bikomeje kurushaho gukomera. Uko ibibazo by'umutekano birimo birarushaho gukomera, nako bishyira igitutu gikomeye cyane kuri leta y'u Rwanda. Igihugu gishinjwa byeruye n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, raporo zigiye zitandukanye ndetse ko cyaba gifitanye isano n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 zagiye zigarura ibice bimwe na bimwe byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ntabwo byaje kugarukira ahangaha nkuko ubyumva. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abashinga amategeko ba Amerika barasaba ko u Rwanda rufatirwa ibihano kubera urwo ruhare barimo bagira muri intambara dukomeje kumva. Muri intambara bamwe twakuze tubona, abandi yaje dusanga, ndetse abandi bavuka nabo bayisanga, iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu magambo make, intambara kugeza uyu munsi imaze gukura abarenga 7,300,000 mu byabo. Intambara kugeza kuri ubu ngubu yatumye imijyi irimo Goma ndetse na Bukavu bikorwa byaba bihagarara, ndetse yewe ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba itakigenzura ibi bice. Intambara kugeza uyu munsi itumye ibihugu by'akarere bimwe na bimwe kugeza uyu munsi byisanga biri mu rungabangabo ku buryo bugaragara ndetse bunagaragarira buri umwe uwo ari we wese. Ibi rero byaje kuba ikibazo, biza kuba ikibazo cy'isi yose, birenze no kuba bamwe bavuga bati ni ikibazo cy'akarere, bije kuba noneho ikibazo cy'isi yose. Muri nkuru dukesha igitangazamakuru Jeune Afrique tugiye gusuzuma by'umwihariko icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo ziravuga kuri iki kibazo. Amerika yagiye ivuga kenshi, ariko ibihugu nk'Ububiligi nibyo byagiye bigaragaza uruhare rwabyo mu gushyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri urugendo rwo kuba Kigali yashyirwa igitutu ndetse bikagera no ku rwego rwo gufatirwa ibihano, bivugwa nk'Ubwongereza ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Ariko by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi minsi mubona ko ni igihugu cyinjiye cyane muri politike y'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari. By'umwihariko rero ino ntambara irimo iba, ino ntambara murimo mubona mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu rero iyi nkuru dukesha igitangazamakuru Jeune Afrique ivuga ko hashingiye ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uruhande rwa Amerika barimo barasaba ko u Rwanda rufatirwa ibihano. Ese ibi u Rwanda rwabyakiriye rute ubwo bamwe mu bayobozi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo bagerageza kugaragaza cyangwa se kwerekana ko bifuza ko ubuyobozi bw'u Rwanda bufatirwa ibihano, mu gihe tusanzwe tuzi ko ku itariki y'Ukuboza 2025
habayeho isinywa ry'amasezerano hagati y'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagizwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amasezerano anashinjwa kuba ntacyo yigeze ageraho. Ese koko byaba binashingira kuri ibi ngibi? Reka turebe. Jeune Afrique ivuga ko Kigali irimo guhura n'igitutu kiri kwiyongera giturutse i Washington mu gihe amasezerano y'amahoro yashyizweho na Trump akomeje gutsindwa, nubwo Vice President JD Vance asa n'ufata iya mbere muri iki kibazo. Abashinga amategeko barasaba ko hatangwa ibihano ndetse no gusuzuma neza uruhare rw'u Rwanda muri iyi ntambara. Kimwe ugomba kuba wamenya, Perezida Donald Trump agaragaza ko we ibyo yabirangije ndetse yavuga yumvikana asesengura, agaragaza ko anakwiye igihembo cya Nobel cyitiriwe amahoro ku isi, kuko ngo intambara zose yarazihagaritse, by'umwihariko akanagaruka kuri intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko iki kibazo cyahawe Vice President JD Vance, ndetse niwe ufite iya mbere mu gukurikirana iki kibazo aho ibintu bigeze. Nyine urumva iyo umukuru w'igihugu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika sizo zonyine gusa, n'ibindi bihugu usanga umukuru w'igihugu nyine aba afite inshingano nyinshi. Perezida aba afite inshingano nyinshi, afite ibyo agomba gukora byinshi, afite ibyo agomba gukurikirana byinshi. We rero aragenda agashyiraho akadomo, agashyiraho umucyo, agatanga inzira, ubundi agashyiraho umuyobozi ugomba kubikurikirana, ugomba gukurikirana raporo zabyo zose. Ugomba gukurikirana rero iki kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda ni intambara mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko bihuzwa ni Vice President JD Vance. Uyu rero niwe usa nkaho mu by'ukuri ugomba gufata iya mbere kuri ibibazo. Ariko nubwo bimeze gutyo, buriya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine bigaragara ko baba bafite mu by'ukuri abayobozi nyine bagiye batandukanye bagaruka ku bibazo bigiye bitandukanye biba biri ku isi muri rusange. Ni muri urwo rwego rero abashinga amategeko bafashe iya mbere, basabira u Rwanda ibihano, ndetse si ibyo byonyine gusa banavuze ko nubwo ibyo bihano ahubwo bigomba no gushyirwaho hashingiwe ku bihari, hashingiye ku makuru ahari, hagomba no gushyirwaho itsinda rikomeye cyane rigomba gusuzuma, rigakurikirana kuva ku munsi wa mbere rishyizweho kugeza umunsi nyine bizaba byagenwe, bagakurikirana uburyo ki iki gihugu cy'u Rwanda bifuza ko gifatirwa ibihano kirimo kiragira uruhare, ibikorwa byacyo uko bigenda umunsi ku wundi, nyine ingaruka, uburyo bikorwamo, byateguwe bite, bikorwa na bande, biri hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bati ibikorwa by'u Rwanda bigakurikiranwa muri iyi ntambara. Nibimara gukurikiranwa rero bivuze ngo hari ibizabasha kumenyekanamo nk'uko bigenda bigaragara. Nyuma y'ibyumweru bitandatu Felix Tshisekedi na Paul Kagame bashyize urwango rwabo ku ruhande kugira ngo basinye amasezerano ya Washington, abashinga amategeko ba Amerika ngo bababajwe cyane n'urugomo rukomeje mu burasirazuba bwa Kongo. Ubu barimo gutera mu by'ukuri akamo kuri Kigali ko mu by'ukuri ishobora gufatirwa ibihano. Bati Kigali ishobora gufatirwa ibihano hatagize igikorwa mu by'ukuri mu minsi ya vuba. Dushobora kubona rwose ati habayeho ibibazo. Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aracyabazwa aho ibibazo bigeze, ndetse yagiye asabwa raporo z'aho ibintu bigeze. N'abo bashinga amategeko bakavuga bati ntago bigomba kugarukira aho ngaho, ati nicyo gihe birakwiye ko tubona ikibazo nk'iki ngiki gikemuka. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye ivuga kenshi ko ibyasinywe byagezweho cyangwa se intambwe zatewe nta musaruro ziri gutanga, ariko nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakavuga bati twebwe ntabwo tuzigera twihanganira cyangwa se twaguma kwihanganira ibintu nk'ibyo. Kame mu gihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ubu kiri mu ruhando mpuzamahanga, kirimo guhangana n'izina ryacyo kugira ngo rikomeze kurushaho gitera imbere. Ibihugu bigiye bitandukanye birimo biragenda bizamuka, bashaka ko politike yabo iguma iri top cyangwa se iri hejuru. Byanze bikunze nyine bagomba kugaragaza aho bahagaze kuri iki kibazo, bagomba kwerekana imbaraga zabo, ndetse bakagaragaza nyine umusaruro politike yabo yaba yaragize kuri iki kibazo, nk'uko bigenda nyine bigaragara, nk'uko bigenda byerekanwa. Amerika igenda igerageza mu mpande zigiye zitandukanye kugera ku gisubizo, ariko bakavuga bati mu gihe byanze ibyageragejwe byose nta kindi kizakurikiraho.
Hagati aho visi perezida wa Amerika JD Vance yagize uruhare ku giti cye muri iki kibazo ndetse ashishikariza impande zombi kumvikana, ariko ati ntiba byanze Amerika ikavuga ati cyangwa se aba bahagarariye, twavuga ko bahagarariye abaturage bakurikirana ibibazo hirya no hino, bakagaruka bumvikana bavuga bati ntabwo nyine bigomba kugarukiraho, ntabwo bigomba kugarukiraho, hari ibigomba gushyirwaho cyangwa se hari intambwe zigomba guterwa kugira ngo ibibazo bikemuke. Ubwo ibi rero bimeze gutya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birimo biravugwa ko u Rwanda rwafatirwa ibihano hashize n'umwaka wose. Iki gitangazamakuru cyabigarutseho Jeune Afrique kivuga uburyo ki hashize umwaka wose M23 ifashe Goma, ariko izi nyeshyamba ntabwo nubwo zafashe Goma ntabwo zigeze zihagarika. Jeune Afrique igitangazamakuru kigaragaza uburyo ki ngo izi nyeshyamba zirimo kongera imbaraga muri ubu burasirazuba. Umutwe w'inyeshyamba Jeune Afrique ndetse igaragaza ko ushyigikiwe n'abafatanyabikorwa babo b'u Rwanda umaze igihe kirekire mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ndetse ngo bikaba bigaragara ko ari ikibazo cyakomeje kugenda kibaho. Jeune Afrique rero yashyize hanze video igaragaza uburyo ki izo nyeshyamba zishyigikiwe n'u Rwanda ngo zakomeje kugenda zishyiraho imbaraga mu kugenzura ndetse no kwigarura uduce tumwe na tumwe, ariko hari amwe mu makuru nyine yagiye avugwamo ngira ngo tugende tugaruka. Mu mpera za Mutarama 2025 nibwo nakwibutsa ko M23 yafashe n'abafatanyabikorwa babo bafashe Goma mu gitero cyihuse kandi bivuga ko cyahitanye abantu benshi cyane, kugira ngo nyine bagere ku ntsinzi. Bivuga ko ngo hari umubare mwinshi cyane w'abaturage baje kwatakariza ubuzima. Ntabwo tuvuga ngo babashije, ahubwo bahatakarije ubuzima. Tunagenda twumva kenshi mwe mu miryango y'ababuze ababo irekarama ivuga iti dukeneye n'indishyi z'akababaro. Iyi ntsinzi rero byagaragaje ko byongeye kubyutsa umuvuduko w'izi nyeshyamba, kugeza mu by'ukuri aho bafashe ya mbere bakerekeza no muri Kivu y'Amajyepfo, bagafata bimwe mu bice bakaza kubyongeraho. Ibi rero mu by'ukuri nibyo Jeune Afrique yaje kugenda igarukaho, ngira ngo tufatanye hano kuri izi mikoro za Region Info dusuzume n'aya makuru nyine turebe uko biba byifasha. Ari nayo mpamvu abenshi bo mwaramaze gukanda subscribe kugira ngo mujye mukurikirana inkuru zicukumbuye kandi inkuru za nyazo, apana ibintu bya finiwe cyangwa se ibintu bituzuye. Niyo mpamvu nyine abenshi bavuga bati tugomba kuguma hano tugakanda subscribe mu buryo bumwe se cyangwa ubundi tugakomeza kugenda tubana natwe, niko tugenda tukugezaho amakuru. Dukomeje rero n'iyi nkuru dusuzuma uko byifashe. Bati umwaka wose urashize nyuma y'ifatwa rya Goma, umutwe w'inyeshyamba wa M23 ushyigikiwe n'abafatanyabikorwa bawo umaze kwigarura ndetse no kwigaragaza nk'ufite ubutegetsi burambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero bikaba mu by'ukuri ari byamenyekanye ati kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere 2025 nibwo M23 yaje gufata umujyi wa Goma nyuma y'igitero, ndetse iri fatwa yari rifite igisobanuro gikomeye cyane byerekana kugaruka ku imitwe yitwaje intwaro nyuma y'imyaka 3 yongeye gutangiza imirwano, aho hari yashize umwaka umwe M23 imaze kwiyubaka ndetse no kwigarura ibice yafashe mu buryo burambye. Uwitwa Richard Moncliffe, umuyobozi ushinzwe akarere k'ibiyaga bigari mu muryango International Crisis Group ICG, avuga ko ngo imiterere y'umutekano mu bice bigenzurwa na AFC M23 ihindagurika, ngo hari ahagaragara ituze ugereranyije aho bafite ubutegetsi bukomeye, ariko hakaba n'ahandi higanjemo umutekano muke haba ku mipaka cyangwa no hagati muri ibyo bice ubwabyo. Uyu bamwita Richard Moncliffe ni umuyobozi ushinzwe akarere k'ibiyaga bigari mu muryango International Crisis Group, atanga feedback ye muri inkuru y'igitangazamakuru Jeune Afrique. Hanyuma ati hari ubugome kuva Igoma kugira Bukavu unyuze Warikare ndetse n'Iyuvira, ngo intsinzi ya M23 yagezweho mu 2025 yongera impungenge z'uko ishobora kwaguka mu buryo budacungwa neza, bigashyira mu kaga ubusugire bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo ihindure intsinzi ya gisirikare ibe ubutegetsi bwa politike. AFC M23 yashyizeho imiyoborere ibangikanye n'iya leta.
hari ibice usanga hano harayoborwa na leta, hano harayoborwa nayo 23. Ngo iyi miyoborere nishyigikiwe na benshi mu baturage bo muri Kivu, nk'uko Richard Moncrief abivuga. Ati abenshi mu baturage ba Kivu babona AFC 23 nk'abanyamahanga cyangwa nk'ibikoresho by'amahanga, bityo bakabifata nk'igitero cyateye igihugu. Uyu ni Richard Moncrief. Ubutegetsi bw'uyu mutwe ngo bushingira ku gusahura ndetse no gukoresha nabi umutungo kamere, kugenzura hari amabuye y'agaciro, gutanga imisoro itemewe ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ndetse no gushyiraho uburyo bw'imisoro butemewe n'amategeko. Ubwoba ni imwe mu nkingi z'ingenzi z'imiyoborere. Ngo kwinjiza abantu mu gisirikare ku gahato, kwica abantu nta rubanza, imirimo y'agahato ndetse no kwamura abaturage ku ngufu nibyo biranga ubuzima bwa buri munsi bw'abasivile ngo bagaragara muri iyi myanya izi nyeshyamba zaba zigenzura, nk'uko aya makuru abivuga ndetse abigaragaza. Bateye ubutegetsi bw'umutwe rwose ntabwo bwigeze bubana neza abaturage. Bamwe tunga birasahurwa, abandi barishwa, abandi bagakometswa, abandi bakajyanwa bunyago mu mitwe yitwaje intwaro. Richard Moncrief ati AFC M23 ikoresha ubugome bufite umumaro nk'indi mitwe yitwaje intwaro. Ubutegetsi bwayo bushingiye ku kuvanga iterabwoba ndetse no kugura ubufatanye. Uyu Richard Moncrief yongera ati cyangwa se yakomeje avuga ati kuva bafata Goma, abayobozi ba AFC M23 bakomeje gutangaza ko baje kuhaguma igihe kirekire. No kuvuga ko uyu agaragaza ko izi nyeshyamba mu bigaragara zidafite gahunda yo kuva muri ibi bice zagiye zigarurira ku mashyirahamwe adaranira inyungu. ONG ikiri mu bice bigenzurwa na AFC 23 gukora ibikorwa by'ubutabazi byabaye ingorabahizi bitewe n'imisoro itemewe n'amategeko n'impushya zishyirwaho ku gahato. Ati mu rwego mpuzamahanga diplomasi igaragara nk'itarimo imbaraga. Ibiganiro byayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar ntibyatanze igisubizo kirambye. Amasezerano yo guhagarika imirwano yararenzwe kandi AFC M23 igikomeje kwihagararaho nk'ifite imbaraga. No kuvuga ngo icyo hano yagaragaje avuga ko ngo ONG yaje kugaragara ko mu by'ukuri yaje kugaragaza ko izi nyeshyamba za 23 hahagaritswe, habaye amasezerano yo guhagarika mu by'ukuri iyi mirwano, ariko ntago byigeze bikorwa. Izi nyeshyamba zarakomeje zikomeza ibikorwa byazo ndetse zigakomeza gutsimbarara no kugaragaza ko zizaguma muri iyo myanya. Ubu rero kugeza uyu munsi icyo twavuga cyangwa se twakomeza kugaruka kuri ibi ngibi, iyi nkuru igaragaza mu buryo busesenguye uko umutwe wa AFC M23 ushyigikiwe n'u Rwanda nk'uko bivugwa, ndetse uburyo wifashe nyuma y'umwaka umwe ufashe umujyi wa Goma. Bikagaragaza ko uyu mutwe utagishingira gusa ku ntsinzi za gisirikare, ahubwo ko wahindutse cyangwa se wahinduye intwaro, intsinzi ya politike n'imiyoborere ibangikanye n'iya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ko kugeza uyu munsi ntabwo twavuga ko M23 igisaba uburenganzira gusa, ahubwo wahindutse umutwe ushaka gufata igihugu, guhindura intsinzi ya gisirikare ngo ibe ubutegetsi burambye. Nicyo kintu ubona ko bahinduye. Ubusesenguzi bugaragaza ko AFC 23 yize neza amasomo y'imitwe yitwaje intwaro yo mu karere. Nyuma yo gufata ibice bikomeye, yashyizeho inzego zayo z'ubuyobozi, igenzura ubukungu, ikagenzura abaturage. Ibi bigaragaza intego yo kutaba umutwe w'igihe gito, ahubwo kuba ubutegetsi bwihamye bushobora kumara igihe kirekire, bisobanurwa nko guhirika ubutegetsi. Cya kabiri, hari imiyoborere ishingiye ku bwoba n'inyungu z'ubukungu. Iyi nkuru ishimangira ko M23 ubutegetsi bwayo bushingiye ku nkingi ebyiri zikomeye, ari iterabwoba n'igitugu. Kwinjiza abantu mu gisirikare ku gahato bishimangira iyo ngingo, kwica abantu nta rubanza bishimangira iyo ngingo, imirimo y'agahato ndetse n'ubwambuzi byose bigashimangira iyo ngingo. Indi ngingo ni ukugenzura umutungo kamere, ngo amabuye y'agaciro, imisoro itemewe n'imiyoborere y'ubukungu bitagenzurwa na leta, bishimangira nyine iyo ngingo yindi. Ibi bigaragaza ko AFC M23 yabikoresha ubugome nk'uburyo bwo kugumana ubutegetsi, aho ituze rigaragara rishingira ku bwoba, aho riba ridashingiye ku bwumvikane n'abaturage, aho mu by'ukuri amahanga ashobora kugira ngo ibikorwa
bikorwa ku bwumvikane n'abaturage nyamara ari ubwoba. Hari imyumvire rero y'abaturage, ikibazo cy'icyizere. Iyi nkuru ya Jeune Afrique igaragaza neza ko abaturage benshi bo muri Kivu batabona AFC M23 nk'umutwe ubarengera, ahubwo bayibona nk'umutwe wateye igihugu cyangwa nk'igikoresho cy'amahanga. Ibi bituma niyo hari ituze rigereranyije riba rishingiye ku gahato, bigashyira mu kaga karambye mu by'ukuri abo baturage. Bivuze ngo abaturage mu by'ukuri ntabwo bateka cyangwa se ntabwo babayeho neza mu buryo budaciye ku ruhande. Iyi nkuru inenga intege nke za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo nanone mu kugarura ubutegetsi bwayo mu bice byafashwe, bagenda bigura intege, ndetse ikagaragaza ko diplomasi mpuzamahanga, Amerika, Katari n'abandi yananiwe gutanga igisubizo kirambye. Ibi bituma AFC M23 ikomeza kwihagararaho nk'ifite umwanya mwiza mu biganiro ndetse no ku rugamba, nyamara ahubwo ari ibi bihugu nka Katari na Amerika bigenda gake, bigatuma ahubwo M23 abantu bakeka ko yaba yaratsinze. Ati hari ubusesenguzi bwerekana ko ibikorwa by'imiryango itanga ubufasha bwabaye ingorabahizi kubera imisoro itemewe n'amategeko ndetse n'igenzura rikabije. Abasivili nibo bakomeje kwishyura ikiguzi cy'intambara, barimo baraharenganira, haba mu bukene, mu mutekano muke ndetse no mu kubuzwa uburenganzira bwabo. Ibyo byose iyo bikozwe bigera bigera ku basivile rwose bigaca umugani. Ibi rero bigaragaza ko AFC M23 itagifite gusa intego zo kurwana, ahubwo ko ifite n'umugambi wo gushyira ubutegetsi bw'igihe kirekire cyangwa se leta yigenga mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi ubwo butegetsi bushingiye ku bwoba, ku gusaba umutungo kabiri ndetse no kudashyigikirwa n'abaturage, bikaba bishobora gutuma mu gihe kirambye habaho umutekano muke uhoraho n'intambara z'urudacogora cyangwa se z'urudaca, mu gihe nyamara izi nyeshyamba zigaragaza nk'abaje guhagarika iki kibazo cy'imirwano ndetse n'intambara zakomeje kugenda zibaho za hato na hato y'imirwano. Bivuze ngo ugasanga ahubwo birushijeho kuba byakara. Ngaho nguko rero reka mbashimire, mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe. Ni iby'agaciro gakomeye cyane ndetse n'iby'ingenzi gukomeza kubana namwe hano kuri Region Info. Ntimwibagirwe gukanda subscribe, ari nako natwe tugenda tubagezaho amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye umunsi ku wundi. Njye ni Bosco Mutarama cyane na Region Info. Mugire ibihe byiza, Imana yabigisha kunshunyira byibanira namwe. Ciao ciao, hasta la vista.